munsobanurire rero kandi ubu ndabivuga wenda turabivugira hano muri Musanze aho byabaye byavuzwe byagize bite ariko ndibwira ko hagomba kuba n'ahandi biri ariko naho tuzahagera kuhagera kandi turabivuga neza tubiganira ariko nibiba ngombwa n'imbaraga zakoreshwa kubikemura kuko ntibishoboka ntabwo no mu babikinisha mu mutwe rimwe na rimwe bibwira ngo mumenye ngo murakinira ku makara ari bubotse arabatwika ntabwo bishoboka ibintu byo kugarura ikintu cyo kwironda kugera gute tuzi icyo byadusigiye ntawe twakwemerera ko bisubira ejo bunda ngiye kumva numva kandi ndabaha n'amakuru ugega mwumve iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse ndamubwira nti ni ibiki ndamubaza ni ibiki arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi tunagiye kumva numva ngo ari hano yarabeshye yaza mu bintu biraba ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo izi ni ibiki ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko amoko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda icyo cyamuzanye hatoya ati noneho bifite indi ntera tamaze iyo ntera noneho ni iyihe nibwo ambwiye ngo hari ukundi babyita mu kinyarwanda ubwoko bundi ni rusange bivuze ibintu byinshi ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa bakono bashaka kwimika umwami wabo ati ambwira okay ibyo bikiri aho ibyo ndabyumva bashaka kwimika abami abakono n'uwo musirikare niyo byamuzanye abandi bo hari ubwo wabyirengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma ariko urambwira ngo uwo musirikare uwo mukoroneri yaje muri ibyo ati urambwira ntiwagize neza kubafunga yafunze bari nka 2 cyangwa 3 ntiwagize neza kubafunga ariko mukurikirane mumenye ikibazo icyo ari cyo mumbwire kirenzaho ni kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma nicyo kintu cyahereye cyo kukiza kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo ubwo ndaza kubigeraho nabyo barakurikirana ngiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara nabwo ariko bambwiye ko wafunze umusirikare abasivili bo bari babirimo byagenze gute ubwo arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili ye simbashinzwe ndamubwira ntukintu ibyo ndabigufasha noneho ibyo bindekere genda bashinzwe bose so mpamagara za minisiteri
abishinzwe baza mu nkurikirane ibi bintu mumenye ni iki. Hatangira barambwira n'aka yari ariyo n'aka yari ariyo n'aka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali, bavuye muri kapitali, nta nubwo ari aba hano, abandi ni abacuruzi, abandi ni aba ndavuga si ibi bintu ko bati ndetse na Gatabazi wahoze ari gavana, Gatabazi saba umukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu yaso nabapi nawe buri umukono uri igisambo gusa ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo wowe. Abo bambwiye bose ngeze aho ndabahamagazaga ndabicaza, nasanze n'abantu benshi ari abo muri RPF, mbwira mpamagara SG Secretary General w'umuryango wa RPF, nabwo nishakira aba bantu bose ndashaka kuvugana nabo, baraza ndababaza mwebwe nimumbwire mwagiye mu biki. Of course urumva nta n'ufite igisobanuro, bajyaho bavuga ubusa. Ubwo na Gatabazi nyine yari yicaye aho, nawe nawe namuhamagaye muri abo bose n'abandi na Vice Mayor muri aka karere wa Musanze, nawe yararaho ndabaza Vice Mayor ni ibiki wagiyemo. Atangira arambwira ngo nagize ngo barabyemeye, ngo barambwiye ngo babitangiye uruhushya ntibande, akananirwa kubisubiza. Ntubaze se wowe uri Vice Mayor, uwagiye kukubwira ngo babitangiye uruhushya ninde? Ni Mayor? Ni Guverineri? Ninde? Agacece kati niko bambwiye gusa. No, ahubwo bari bakwiye kuba bagusaba uruhushyaga, kuko nagize ngo bavuze ngo uri Vice Mayor, wari ukwiye kuba waratanze uruhushya cyangwa wararwimanye uri umuyobozi. Naho urambwira ngo barakubwiye ngo babitangiye uruhushya ngo nawe ujyayo. Vice Mayor wagiye mu bintu utazi kubera ko byatangiye uruhushya kandi uri umuyobozi, aho ndumva ntangira kumva ko hari ikibazo kigomba kuba kitoroshye. Ariko aho ngaho ndababaza, none igihe bitaragirana kure ndashaka ko mumfasha tukumvikana. Ubu koko mwarironze nk'ubwoko, muragenda murahura mujya gushyiraho umuyobozi wanyu, sinzi n'ibindi mwagomba gushyiraho cyangwa iki. Reka mbabaza akantu kamwe. U Rwanda ko rufite bene ayo moko menshi, ubu nibujya gucya undi nawe agahamagara ubundi bwoko bwe, undi nawe agahamagara ubwoko bwe, n'undi. Ubwo ariko niko hagendamo abapolisi, abasirikare nka kwa kundi umwe bafashe, ba Vice Mayor. Ubwo ni ukuvuga ngo buri umwe arajya mu bwoko bwe, sibyo? Hanyuma murasigarana ikihe gihugu? Murasigarana iki? None se abantu barasaze? Niko ubu pe ba bandi mwebwe
muvuga ari kumvikana mwavuze iki noneho ko ntacyumva ijambo mwavuze ni irihe ubu twese uko twicaye aha twigabanye mu moko yacu hanyuma tugende dutyo ariko tubaho muri uru Rwanda none se urumva wabikora rwa Rwanda nta kibazo nabazaga urwo Rwanda rukazageraho rugera na busa muri ya majyambere navugaga nicyo natangiriye mbazaga ya myaka 40 50 60 ugasanga u Rwanda Afurika iracyari aho yari iri cyagihe abandi baragiye erega cyabishubije inyuma ni iki ngiki ubu ikintu cyo kwironda mu moko cyaje gite mu buryo bw'amajyambere mu buryo bw'ubumwe bw'abanyarwanda gifite uwuhe mwanya ni mukinsobanurire hagira ukinsobanurira ariko munansobanurire na cya kibazo nabajije uko twicaye aha twese buri wese anashaka kwireba mu bwoko bwe arasanga bufite reka tuvuge hano turasanga hari amoko 10 twigabanye mu moko 10 ko twicaye nituva aha nabo dusanga hanze nabo tubagabanye gutyo ikibazo nabajije u Rwanda rurasigara ari u Rwanda bari cyo munsubiza igikurikiraho murakizi nimara kugabana 10 umwe yatwaye undi yatwaye igikurikiraho muracyumva muraza kurwana murabirwaniramo kuko kandi muraza kurwanira naba n'urwanira muri byinshi umwe agira ibyo atwara n'undi akagira ibyo atwara ariko muraza kurwanira mu busa mutwara ubusa hasigara ubusa ariko ubusa mvuga nuko namwe muba mutakiriho nimwe ba mbere muza kuba casualties nimwe nkomere za mbere so nimumbwire rero abayobozi mwicaye hano mwicara muri ibyo bintu mukabiganira mukabiherekeza mukabivuga mumbwire twageze aha dute mwageze aha mute abantu bagera aha bati nicyo nshaka ko munsobanurira cyangwa se n'abandi niba wowe uri umwere witwa ngo uri umwere abo bandi bakugejeje aho gute wowe ureba he kucyo utanga kucyo utavuga uti ibyo mukora ntabwo ari byo ntabwo dukwiye kuba dukora ibi ngibi kuki murakurikira gusa muri intama murakurikira nk'intama gusa nujya kukuroha mu cyobo uramukurikira akakurohamo ukagenda bayobozi mwebwe mumbwire navuze narushye nanjye ndashaka ko mumbwira ariko munsobanurira ubu umuntu azajya aza abashore mu cyo bagenda barundemo mumwemerere mugwemo tumugira kuvuga muta ibyo ngiye gukora ntabwo ari byo ntabwo ariko twatojwe si byo tuzi cyangwa se ibyo tuzi byaduteye
amakuba ni ibi ngibi urabitugaruriyemo. Muranyumva ariho? Nizere ko mudasinziriye gusa. Ndashaka ko munyumva. Ibi ni ibintu bikomeye, ntabwo ari ibintu byo gusinzirana. Reka rero nongere nkataze mbabwire bwa mbere nkibyumva ibyo naketse, ndabwira n'abantu, ntuma n'abantu. Minisitiri yavuze ngo narabatumye, naravuga ngo ariko nimujye hariya hantu mucukumbure, mutege amatwi abantu mwumve. Hagomba kuba hari ibibazo bindi birenze bimaze n'imyaka. Iki ni urabizi iyo uri aho ibyo nahoze mvuga byo gukubura umwanda, iyo utawukubuye ngo uvaneho ukaguma utwikira, bigeraho umwanda ukaba mwinshi, umunuko ukaba mwinshi, ugapfumura bya bindi uhora ushyira hejuru, ukagusanga aho uri hose, ugatangira kumva ariko hari ahantu hari ikintu ibyo nabyumvise nk'ikintu cyarenze, kitangira kunuka, ariko ari kinini kurusha uko tucyumva. baza hano rero, haza abantu benshi barakurikirana, bakora iperereza, bavugana n'abantu benshi barenze ba bandi bavugwaga cyangwa baregwaga. Icyo bacukumbuye ni iki nacyo ntumva ukuntu abantu babaha bakabana n'ibyo bintu, ntihagire ubibona, ntihagire usanga ari bibi, cyangwa n'usanze ari bibi akicecekera. Icyambere, uwo mwagiraga umuyobozi w'umuryango, ntabwo ari umuyobozi w'umuryango gusa, waje kumbwira ko ni nawe ufite bizinesi zose, iyo bita tendazi mu kinyarwanda ni iki? Amasoko. Nguwo niwe ubona n'amasoko ya leta gusa, cyangwa se niwe utwara 80% y'amasoko, abandi bakagabana 20%. Ibyo bibaho? Ngo niko bimeze. Okay. Kandi bimaze igihe. In fact, icyo bivuze ni ukuvuga ngo erega n'ubundi kubera ko afite ubwo bubasha, ibintu byose ari we bitwara, afite n'ayo mafaranga, ayo niyo amugize n'umwami, nta nubwo ari ikindi. Ibyo kuvuga ngo ni uko ari iki mu muryango, mu bwoko, ibintu biganaho ibindi biri nyine. Ubwo niko byagenze. Nkabaza se abandi bigenda bite? Abandi barabyemeye, barekera iyo, ariko bageze aho nabo baratekereza, baravuga ariko aho kugira ngo tuviremo aho, natwe reka twishingire ibindi. Abandi nabo ubwoko bwatangiye ari bwa, erega hari differentiation mu zindi ndimi, ari bya moko yacu yatumaze, Abahutu, Abatutsi, Abatwa, icyo ni kimwe. Ariko na clans, Kono, Abanyiginya, Abega, n'Abashamba, Abasinga, Abazigaba n'iki, nabo babyita ubwoko. Ariko reba ukuntu
ikintu cyo gutandukanya iteka aho kibera kibi. Ibi byatangiye byitwa ngo ni ubwoko bw'abakono bwagize butya, n'uyu bamugira umukono bagiye kwimika kandi niwe watwaye amasoko yose, barangije bivaho bijya muri bwa bwoko bundi. Ubu aha twagize ikibazo cy'ayo moko gutyo, turangije tujya noneho no mu cy'abahutu n'abatutsi. Urabyumva how dangerous it is? Byavuye muri clan, alright, birangije byarushya biranyerera bijya no muri ethnic. Ibyo nibyo bacukumbuye baje kugeraho. Okay, aba bagiye muri ibi baduheje, natwe tujye muri ibi, either as a survival cyangwa nko guheza nawe. Ubu mwicaye muri ibyo bintu bibaho, tukajya duhura mu nama, nkaza hano tukaganira tukavuga ibiki, naho mwicaye hejuru y'iki kirunga murinumiye gusa, muracecetse ntagira ubimenya. Murabyemera murabyimika. Ubu najyaga nza hano kenshi, yaba kubasura cyangwa nzanywe n'ibindi, naho mwe muri hasi murikinira mutya, muri mu moko, twahura bakavuga amahame ya RPF, bakavuga ibiki, bakavuga ibintu byose. Namara kugenda mukanyerera mukajya mu koko kweli.